twongeye kubasonje bakunzi ba Lost Talent Rwanda aho turi mu kiganiro rero yacu sport aho tubageza amakuru aba yarayavugwa mu ikipe ya Rayon Sport ndetse naramutse avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza guca muri Primus National League muri rusange turebera hamwe uko amakipe yakomeje kugenda yitwara cyane cyane ariko amakipe ahatanira igikombe cyangwa se ahanganiye igikombe n'ikipe ya Rayon Sport. Nkuko bisanzwe rero mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Boys 250 yani Boys na Modric rero aho tubageza amakuru atandukanye abakomeza kugenda avugwa mu ikipe yacu, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport. Boys ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ntabwo yabashe kwitwara neza, ndahamya ko abakunzi bayo aho bari ubu ngubu akamorale ntako. Modric no kuvuga ngo uretse no kuvuga ngo aho bari ubu baraye nabi kubera ko ejo bari bagiye Musanze ari benshi, abo twari turi kumwe hafi ya bose bari kumbwira bati rwose ibi birababaje, niba ari uko nguko kujya mu ntara bigiye kujya bitugendekera ni ikibazo kuko turacyafite igihe kinini cyane cyo kujya mu ntara kuko Modric twarakiriye cyane kurenza kwakirwa. Ngo bivuze ngo retour dushobora kuzagenda inshuro nyinshi. Nanjye mbona ari ikintu gishobora kuzagura ikipe ya Rayon Sport kuko ikipe ya Rayon Sport muri fazare sinzi uburyo Ferwafa yabikoze na ekipe ya Rayon Sport yakiriye imikino myinshi. Muri retour rero na ekipe ya Rayon Sport izasohoka inshuro nyinshi cyane. Uburyo rero bipanze Boys tabyumvikane ko ni ibintu bishobora kuzagenda bikora ekipe ya Rayon Sport igihe, ariko ndamya ko ahenshi tuzagenda dukinira ku bibuga byiza atari ibibuga bibi hakira kibuga cy'ikipe ya Musanze. Boys rero uretse ibyo ngibyo ku munsi w'ejo turi gukomeza kugenda tubigarukaho, hari udushya twakomeje kugenda tugaragara i Musanze aho abayobozi b'ikipe ya APR bose bamwe b'icyubahiro bose bari bibereye Musanze. Abantu bati ati birabibyuya baratekereye baravuga ati twese twirirwa tugihuye kugira gute ko rezilita zihuye tuzizi ariko banarokotse rwose burari hano tarimo nugere ngo ibyo ngibyo byaba rero bigakubitana n'imisifurire n'ifirimbi yari iri Musanze. Abareyo batinyamara hangaha hashobora kuba rwose harimo tena. So rero Boys ni ibikomeza kugenda bigarukaho, turakomeza kugenda turebera hamwe amakuru yose. Inyamirambo naho tubuze kubumvisha umwuka wari abakunzi ba Kiyovu Sport bati umureyo yadukozeho basaza bo rwose suko kubeshya bati umureyo bita Kimenyi batubundi umureyo ati nta mureyo wigeze uzera muri Kiyovu ngatugwe neza ati reba Irambo Nerike ati none Kimenyi Yves nawe rwose aradukosoye ariko ejo ngo yari yatandaraje ibyo bikibifatika. Boys ngewe ejo ku munsi w'ejo rwose nabashije kubikurikirana ibyo Kimenyi yakoreye Abayovu ntabwo bazabyibagirwa. So turakomeza kugenda turebera hamwe rero amakuru yose akomeza kugenda ariko Modric wahita byihuse ariko reka duhere kuri Kiyovu. So Boys rero ni Kiyovu Sport yari yakire ekipe ya Gasogi United. Ni Kiyovu Sport yari yivuze imyato mbere yaho ibwira abakunzi umupira w'amaguru ati muze kwihera ijisho ati muze ko haba muhari muzaba abagabo kubihamya ati muzaze muhamye ukuri. Ariko rero na Kenisi nawe yari yavuze ati murabizi muri abantu banje. Kenisi we yaravuze ku munsi w'ejo ikiganiro ajyanye n'itangazamakuru yaravuze ati ngewe nifuje gusubiza Kiyovu ariko nkayisubiza nyuma y'umukino. Ati ko mbere y'umukino bari bavuze amagambo menshi ati rero byari kumbera byiza nuko Kiyovu Sport nagombaga kwisubiza nyuma y'umukino. So Boys rero arabizi ko ari abakiriya be ntago Kenisi kuri afishi urabizi byaracikaga abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport bafite udusuka abandi bafite amapiki ngo bagiye Gasogi bari kwita ngo na Gasozi bagiye gutera isonga. Ati ubwo rero ebana kabisa abakunzi ariko nabo bakimara kuyitera hari akavideo nabonye bahise badukira amasekuru bajya gusekura yasombe abakinnyi ba Kiyovu hizwe ku butaka bwayo. Abakinnyi ba Gasogi ko batsindaga igitego bajyaga gusekura. So rero Boys ni match yaje gutangira cyane cyane ariko ibi bintu bibera muri shampiyona y'awacu nakamara amaza ku mugane w'abarundi ibintu Kimenyi Yves yakoreye Abayovu nta handi hantu nge nigeze mbibona. So yari Kimenyi Yves kuri baro ya mbere igitego cya mbere Kiyovu Sport yatsinzwe ni baro yaje ijya ku mudefenseur bita Tsiri yarahagaze wenyine nta adversaire bari kumwe cyangwa se nta mwataka wundi wa Gasogi bari kumwe, ubona ko ari Tsiri uhagaze wenyine mbese ari stable yo kuba yakina umupira uko abishaka. Noneho Kimenyi yari mu izamu, baro iza ku mutwe wa Tsiri yashaka witagira ngo ayipase Kimenyi n'umutwe yashidutse Kimenyi amugeze mu mugongo ateye baro yayigapasha Kimenyi kuko Kimenyi yaragaze mu izamu nyine aziko agiye kwipasa umuntu mu izamu baro itirukira mu izamu. Igitego cya mbere kiba kiranyoye. Icya kabiri Kimenyi aritura umukinnyi ari kuva muri surface, umukinnyi yateye contre attaque baragenda ageze muri surface
Kimenyi arasohoka abona izamu ribaye ritoya abonye izamu ribaye ritoya ashaka kugira ngo asubire inyuma ashaka umukinnyi ya pasa adepoze kuko yabonaga yuko Kimenyi yamusatiriye umukinnyi ari guhindukira asubira inyuma Kimenyi baraje bakubise hasi ubwo penalty biranyoye igitego cya gatatu nacyo abageze gutya rwose abayihereye Makenze amahirwe Makenze arangije naye nk'umukinnyi mukuru nakosa ari gukora abakubisa Kimenyi igitego cya gatatu Boysta abakunzi ba Kiyovu Sport bacika ururondogoro. Reka twumve gatoya Modric tugaruke mu kanya. umutoza wa munyamara ngo ndasanzura mu wanyu muri kumukuru ahita no kuba cyabo cyane ariko muri kuri akumva muri cyo aragiye uyu quartier nazari soto mubaya byarangiye n'ubushize ko bajya kwa kumujya amasezerano ngo bari bamuheza n'ubushize byarangiye ko twabuze ni muzamu kiragisha ahubwo kocha na president barabibwirwa no muri atrenema twicambua match ya Gasogi umwaka w'ubushize Kimenyi ari mwizamu bagasogi bajyaga hari hagati pa Kimenyi akagira igitego badufika bibiri igitego cya none Kimenyi yagiye mwizamu icyambere cyonyine Kimenyi yatayizamu cyakabari turi umuntu abishaka bari ya pili wewe nyine se ajya kwata hano umuntu ari kuva mwizamu yavaga mwizamu cyagenda bari ataka anaacha goli anakwenda huko umunyezamu bamucheza amubwira wo gutera umunyezamu makabiri afashe kumusa umuzamu tari agaragaza yes umusi wa pere agaragaza umukuriye mwi ikintu cyo kobwa ni kimwe tumechambua akabimenye umutoza nahinduka umukozi udutindira Rayon no amuhindura umutoza udindira APR no amuhindura ese wavuze umuntu wari yaruswa mwambuze umuzamu ko none se yashizwabona umuzamu n'udutsindisha kamukuramo amushyize umupira w'umuzamu afasha kuza match tego byose president uyu Kimenyi kubaje azicheze match ya Gisubi birashoboka n'abashobora guhita mutabimenye yari ari mu mvune imvune yayivuyemo biragaragara ntabwo Kimenyi ari umuswa Kimenyi ntabwo ari umuswa nta muntu uri kumwata uragiye kumugomba none ko bargiye kwishyura muri tayi n'abasifuzi ko bari bameze bose bari bagusohora Kimenyi yego sijya nakwambia president we yabarenga nitwebwe bacambuzi twebwe bakurikira turebe umutwe uko bimeze prestige n'ubu president tumugera imbere tukamwereka tuti nyako president dore match ya Gasogi y'ubushize ibyo Kimenyi yadukoresha ubusi yapere y'ubushize turabwe turamuha Gasogi gusa ko Gasogi niyo uriya Kenisa yirarya kuri radio mbere baradutsinda niri kuturya kandi n'ibyo yavuze none bikagaragara niko yizeye umuzamu utanga urakirizamu kuri yase urabona atari ruswa cyambere yavuga muzama jyahe nta muntu nta mwataka ari wenyine n'umudefensa cyo gusa urajyahe wa kabiri rekana mu mwataka umudefenseri yakurikiye umupira wonguye mu izamu ye monyana amaze kuza ahita yiruka kandi yari kuva mu izamu mwataka ari kuva mu izamu cya gatatu agiye muri Angleria asize izamu uri wazi kugira ngo uriya mudefenseri abone uko yipatereramo adutera igitego oya Kimenyi ibintu kuberekera ntabwo turabibwira cyeza ariko bimwumvisha neza akabyumva wenda mukirishe match zindi ariko iya Gasogi ntabwo tushaka ko n'izindi match ntakwiye kuzikina zihadahari uyu yakwiye bihano ya Boysta rero abo n'abakunzi ba Kiyovu Sport bati turabibwira president abaryogo bati wallahi turabibwira president so Boysta rero ni byakomeje kugenda bigaragara ku munsi w'ejo ibingibi byatumye equipe ya Kiyovu Sport umuyobozi wa Kiyovu Sport avuga ati rwose umutoza agomba kuza akaganira nanjye mbere yuko akoresha imyitozo yo kuri uyu wa mbere hari uko nyine byatangiye kugenda urumva hatangiye kuvugwaho umwuka mubi kugenda havugwa byinshi umutoza asimbuje Pichu mu gice cya mbere ibintu byakomeje kugenda bibaza abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport bavuga bati noneho uwitwa Sexambu we kuki atanamukinishije kandi rero rwose
Sambu nawe ni umukinnyi mwiza Modric. Ni ibintu byakomeje kugenda rwose ubona ko ari ibintu bitangaje. Asa nkaho yari yasuzuguye Gasogi ariko reka mubwire Modric. Uyu mutoza nge ntabwo murengana. Uyu mutoza bamwereka harimo Abayovu babivuze ngo nabyo rwose tumuntu dutsindira Rayon Sport akadutsindira akereka aperi ko ayirusha umupira ati umutoza wamwirukana ukazana andi. Rero basa nkaho ariyo masura baba baramweretse ko amakipe akomeye yari yagomba gutsinda gukanira cyane by'umwihariko Rayon Sport benshi bati rwose uko bimeje kugenda ubona ubwo bakinaga na APR FC ibatsinda ibitego bibiri ati igikombe cyanyu mwaragitwaye mwebwe nimwituriza. So rero Boysta ku munsi w'ejo equipe ya Rayon Sport nayo ibigeze gutya ibitsinzwe ibitego 2-0 itsindwa n'ikipe ya Musanze. Equipe ya Rayon Sport yabonye ikarita y'umutuku mu gice cya mbere. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport batangira kugenda bibaza bati ibi bintu bibaye ni ibiki. Ni equipe ya Rayon Sport Boysta benshi bavuga bati rwose iki gikombe cya shampiyona kugira ngo tugitware nuko muri retour equipe ya Rayon Sport yaza kora ibishoboka yakwirukana bamwe ikinjiza benshi ati kuko kwinjiza abakinnyi babiri muri equipe ya Rayon Sport ntago bihagije kugira ngo equipe ya Rayon Sport ibe yakwegukana igikombe cya shampiyona. aho nari niyicariye ubwo nakomeje kugenda numva abantu bari kuvuga ati ese Rayon Sport itangiye kugigendana carte rouge ibi bintu karuto y'umutuku yabibaho boy bibaho igihe ntago narenganya Samuel wayibonye ntabwo narenganya Ndekwe wabonye ikarita y'umutuku urumva ahubwo ngewe icyo nibaza nyine nuko ikipe ya Rayon Sport ni nabyo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ikipe ya Rayon Sport izimvuna ifite umunsi bizakomeza gutya ati ubundi butuzatsinda iyi equipe. Modric ino champion irakomeye sinzi cyangwa igeza ahantu igoranye. Avuze numva bakunze ikipe ya Rayon Sport mwavuga ati rwose ati abantu bitwa ba Osaro ba Traore ba Rwatubye ati aba nabakinnyi bagakwiye gutanga umwanya mu ikipe ya Rayon Sport. Umva Modric ino champion ahantu igeze biragoye. Aho ikipe ubona iya mbere irusha iya kabiri nota rimwe. Aho ubona iya kabiri irusha abiri iya gatatu. Gutyo Modric izi kipe zirahoberanye cyane ku buryo wakora ikosa rimwe gato wari n'uwambere ugashuka wisanga uri wa gatanu cyangwa kane. Numva ko birasaba Modric kuba kano kanya ubaye uri umuntu utegura neza ushaka igikombe. Modric izi kipe ubona ko uyu munsi iraba yatakaje indi gatakaza ubu iyi imwe itsinda muri izi ngize eshatu zishoreranye cyari kuba ari ikibazo. Rero Boysta ikindi cyakomeje kugenda kigarukaho cyane n'abayobozi b'ikipe ya APR FC uhereye ku muyobozi wayo Afande Mubaraka ukagera ku bandi bagiye batandukanye n'amafani club amwe namwe ya APR FC bose bari bibereye imusanze bari nyuma y'ikipe ya Musanze. Abenshi bati ibi bintu byo biri gukubitirwa ikipe iwayo ihuye bari bazize nayo niyorohewe biyizi Musanze Abdul nayo ngo ejo ngo bakomeje kugenda bamugakuye nawe ngo yimanye penalty hano imusanze yimanye penalty. Boysta niwe wari uriyo ngewe nanibereye rwose kuri stade regional Kigali Inyamirambo nagiye gukurikirana ibiri kuberayo. Urabizi ko nyine bari bahuruje avuga ati ibi nabyo rwose ngomba kuzaza mukaba abagabo bo kubihamya ariko Modric Njye Gasogi yaranshimishije ku munsi w'ejo rwose. Boysta reke bya Gasogi tubireke turebe ikipe yacu ya Rayon Sport. Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nibyo koko dutakaje iyi match biragaragara ko iyi shampiyona irimo imbaraga nyinshi kandi ni shampiyona ebana kabisa isaba kuba uri tayari kugira ngo iyi shampiyona ube wayegukana kuko ni shampiyona mu minsi iri imbere uzajya kubona n'abadversaire umangana igikombe baguteze nyine imitego nk'iyo ngiyo ni ibintu bizakomeza kugenda bibaho. Ubona amapri batangiye kugenda atangwa hirya no hino ko babisa nkaho byatangiye kuba yubona bya bindi bavugaga bya Juvenal ajya gutakaza igikombe ngo yiziye regional. Ubwo rero ikintu kiriho turakurikizaho Bugesera ku cyumweru ku itariki enye. Ni ukuvuga ngo abakunzi b'ikipe ya Sport aho muri hirya no hino nta gucika intege nibyo byabaye tuzakina match tudafite Ndize Samuel nibyo ariko tuzatwagaruye imbirizi. So abakunzi b'ikipe ya Sport icyo dusabwa no gukomeza kuba inyuma y'ikipe yacu tureke gucika intege kuko amahirwe twagize ku munsi w'ejo dushobora kutongera kuyagira ku cyumweru w'igitaha kuko niba twaratsinzwe APR FC Kanganya Kiyovu Sport igakubitwa na amahirwe twagize. Ayo niyo mahirwe makuru ahubwo twaba twaragize niho kurokoka Modric kuko umwanya wa mbere ntago twari kuba tukiriho. So rero twebwe nk'abakunzi b'ikipe ya Sport ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport igihe n'iki ngo bahaguruke bongere babone ko igihe aho kigeze gikomeye kurenza mbere
bongeremo imbaraga ariko Modric nta kuntu rego buri mubyizi mukwe nta kuntu abatagize Modric ntako abatagize. So rero boys reka dushimire abakunzi bacu bakomeje kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 tubabwira ko rwose amakuru nk'aya ngaya azaza bageraho umva ngo na mukanya muraza gukurikirana ibindi biganiro cyane cyane ku ikipe yacu, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport. Ciao ciao ciao.